Iki ni ikiganiro ukuri wacu. Ikiganiro ukuri wacu kigamije gusobanurira abumva One Nation Radio ukuri kubiriho ibibera mu Rwanda, kikanatanga ishusho nyayo ya politike y'u Rwanda ku bari hanze yabo. Mwiriwe neza kuri mwe mwese mukurikiye One Nation Radio muri kano kanya, ijwi rya diaspora nyarwanda. Mudukurikira muciye kuri wa3 One Nation Radio .org. Tubahaye ikaze mwe mwese. Iki ni ikiganiro ukuri iwacu. Gigusuhuza muri kano kanya nitwa Simeo Muhumuza. Kuri uyu munsi wa none turiho hashize imyaka 26 u Rwanda rwibohoye. Muri iki gihe twizihiza kwibohora ku nshuro ya 26, turibuka ko igihugu cyacu cy'u Rwanda cyanyuze mu mateka mabi yatewe na politiki mbi ishingiye kwivangura ry'abanyarwanda, ryaje kutugusha muri jenoside yakorewe abatutsi ikaza guhitana inzirakarengane zirenga 1,000,000. Ariko nubwo u Rwanda rwahuye n'ibyo bizazane, twakwishimira ko igihugu cy'u Rwanda cyabashije kwiyubaka kigatera intambwe idasanzwe mu nzego nyinshi, ndetse rukaba kuri ubu runafatwa nk'icyitegererezo ku isi hose. Aha twavuga nko mu bumwe n'ubwiyunge, imibereho n'imiyoborere myiza y'abaturage, ubutabera na demokarasi. Ibyo kandi byemezwa na Banki Nkuru y'Isi yose, yemeza ko u Rwanda ruri mu bihugu bya mbere ku isi byoroshye gushoramo imari, nk'uko byemezwa n'iyi Banki y'Isi ndetse kandi n'indi miryango myinshi mpuzamahanga. Igitangaje ariko ni uko kugeza kuri uyu munsi wa none hari abakita ko bari muri opozisiyo, aho gutanga inkunga bavuga ibyakosorwa, ahubwo ugasanga bashishikajwe no gusebanya n'amacakubiri y'urudaca, ndetse kandi ugasanga hari n'abandi bibereye mu bihugu by'Uburayi bashinze imitwe y'iterabwoba ngo bagamije kuzana impinduka mu Rwanda. Mu kiganiro ukuri wacu cya none turaganira ku mpamvu abo bantu biyita ko bari muri opozisiyo bahora bavoma ibirohwa. Nk'uko bisanzwe mu kiganiro ukuri wacu, turaba turi kumwe n'abatumirwa kuri uyu munsi wa none bari budufashe gusesengura neza iby'iyi ngingo. Turi kumwe na Bwana Ladislas Ngendahimana, akaba ari umusesenguzi mu bya politiki, akaba umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'uturere n'umujyi wa Kigali RARGA, akaba kuri uyu munsi wa none tuvugana aherereye mu Rwanda. Tubaha ikaze mu kiganiro ukuri wacu cya none, Bwana Ladislas Ngendahimana. Murakoze cyane, ndabumva, ndabaramukije kandi abashimiye. Turi kumwe kandi na Bwana Tom Ndahiro, uyu n'ubundi dusanzwe tubana mu biganiro bya One Nation Radio bitandukanye, akaba ari umushakashatsi mu bya jenoside. Tubaha ikaze namwe Bwana Tom Ndahiro mu kiganiro kuri wacu cya none. Murakoze Muhumuza. Turi kumwe kandi na Bwana Alain Patrick Ndengera, akaba ari umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abanyarwanda baherereye mu gihugu cya Canada. Bwana Patrick Ndengera, tubaha ikaze namwe mu kiganiro kuri wacu cya none. Murakoze cyane Bwana Simeo, ndabashimiye cyane ko ndi mu kiganiro namwe. Dutangira rero, ngira ngo nk'uko nabibabwiye mwe mudukurikiye muri iki kiganiro muri kano kanya, ngira ngo twahera kwa Bwana Ngendahimana. Umuntu yakwibaza, ese mwebwe nk'umunyamabanga wa RARGA ubona u Rwanda nyuma y'imyaka 26 rwibohoye, kuri ubu ruhagaze rute mu miyoborere n'imibereho myiza y'abaturage? Murakoze cyane Muhumuza, nongeye kubashimira ndetse no gushimira bagenzi banjye turi kumwe muri iki kiganiro, ndetse n'abaduteze amatwi ndabaramukije. U Rwanda nyuma y'imyaka 26 rwibohoye ni igihugu gitekanye, ni igihugu gikataje mu iterambere, ni igihugu cy'amahirwe angana n'uburenganzira bingana ku banyarwanda bose, ni igihugu kizira ubuhunzi. Muri make ni igihugu buri wese yakwishimira kandi yakwifuza kubamo. Kuri iyi myaka 26 by'umwihariko, nge navukiye muri uru Rwanda, ndokuriramo ngiye no kurusaziramo,
twakuze tuzi yuko umuntu witwaga burugumesitiri yari afite ububasha bwo gufunga, agafungura uwo ashatse, amafaranga ya komine akayarya uko ashatse, umuturage agezeho ku muhanda akaba yamufunga, yageraga imodoka yitwaga Gahumbangegera, kugera aho burugumesitiri yagiraga ikintu cyitwaga truwase, ni ukuvuga kashe, kasho na kashi. Imyaka 26 rero u Rwanda rwibohoye, ibyo byabaye kirazira. Buri wese ibyakora arabibazwa akanabisobanura, unaniwe kubisobanura ubutabera bukamubasaba noneho ko agomba kubibazwa no kubihanirwa. U Rwanda rero muri myaka 26 mu buryo bw'imiyoborere ni uko nguko naruvuga. Ubu buri wese arava iburasirazuba akajya iburengerazuba, akaba yava mu majyepfo cyangwa mu majyaruguru akajya aho ashaka. Uretse iki cyorezo cya covid cyatumye habaho amasaha abantu batemererwa kugenda, ariko ni igihugu mu myaka 26 umuntu n'abakora business, abacuruzi bashishikarizwa gukora amasaha 24 kuri 24. Mu buryo bw'imiyoborere ngo u Rwanda dufite uyu munsi. Yego. Mu buryo bw'imibereho myiza byo ni byinshi umuntu yavuga, ariko reka mbanze uburyo ko abanyarwanda babayeho neza. Ubu ngubu kera twari tuzi yuko ibice bya Bugesera, ibice bya Gikongoro ari ibice by'igihugu, ibice bya Kibuye ari ibice by'igihugu byaremewe inzara. Twabaga tuzi neza yuko hari ibihe bigomba kugera abaturage bagasuhuka cyangwa bagapfa. Mu myaka 26 ibyo byaracitse. Twari tuzi ko amashuri ari umwihariko, hakabaho abemererwa n'abatemererwa, hakabaho iringaniza rishingiye ku karere cyangwa rishingiye ku bwoko. Ubu ngubu buri wese arajya mu mashuri bitewe n'ubushobozi n'ubumenyi bwe, ariko ku buryo bw'umwihariko amashuri arafunguye kuri bose, ku buryo umwana ava mu ishuri leta n'inzego zayo zose bagahaguruka bakajya gushakisha uwo munyeshuri cyangwa uwo mwana, bakajya gushakisha ababyeyi n'abaturanyi ngo uwo mwana bamushakishe. Urumva ko ni impinduka zikomeye. Ubu ngubu hari gahunda zikomeye zo gufasha abatishoboye. Mbere y'imyaka 26 twari tuzi ko abatishoboye bafashwa na Caritas ya Kiliziya Gatolika gusa. Ubu ngubu abasaza n'abakecuru by'umwihariko bari kwibere ritigeze ribaho muri iki gihugu, ariko noneho no mu rwego rw'ubuzima hari gahunda ya Mutuelle de Santé, ubwisungane magirirane kuri bose bw'ubuzima, ku buryo ubu nta munyarwanda ushobora kurwara ngo ananirwe kujya kwivuza. Ubwo nshingiye kuri ibyo byose rero, kandi ibingiye bimvuga si uko ndimo kubivugira kuri radiyo, abanyarwanda bari mu Rwanda barabibona, haba mu buryo bw'imiyoborere, haba mu buryo bw'imibereho myiza. Muri make u Rwanda ni igihugu gitekanye, ni igihugu cyagize urugendo rukomeye rwo kwiyubaka, nubwo hari abo nakwita babihemu batahwemye kuruhemukira, ndetse bamwe bakageza n'igihe bazajya bahunga bakiyitirira politiki. Ariko muri make u Rwanda rw'uyu munsi ni u Rwanda ruyobowe neza, ni u Rwanda abaturage bishimiye kubamo, ni n'u Rwanda twebwe b'ababyeyi twishimira kuzaraga abadukomokaho. Yego, murakoze cyane bwana Ladislas Ngendahimana. Hanyuma bwana Tom Ndahiro, nk'umuntu w'umushakashatsi mu birebana na jenoside yakorewe abatutsi, wowe wavuga ko ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda buhagaze bute nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994? Murakoze mumuza ku kibazo mumbajije. Ni byiza ko nambajije iki kibazo nyuma y'ibisobanuro bitanzwe na bwana Ladislas. Bivuze byinshi ku bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge. Bisobanuye iki? Uyu munsi ku itariki 18 turashyira 19 za Nyakanga umwaka wa 2010, n'imyaka 26 guverinoma y'u Rwanda
yiganjemo na RPF Inkotanyi yagiyeho ku itariki 19 z'ukwezi kwa karindwi. Ni leta yagiyeho isa n'irazwe igikanka, irazwe igihugu cyazahaye, irazwe igihugu kivuye muri jenoside. Ikintu cya mbere yibasiye cyari ubumwe bw'abanyarwanda, aho umwe yari afite uburenganzira bwo kubaho undi ntabugire, umwe afite uburenganzira bwo kwigira ubwisanzure buhagije no bwo kubahwa undi ntabugire. Muri iyo myaka 26 ikintu kigaragara gikomeye naheraho ni umunyarwanda kumva ari umunyarwanda mu gihugu cy'u Rwanda. Siko byahoze. Ntabwo umunyarwanda ubu ngubu afite umwana atekereza ko umwana ashobora kubura ishuri kubera indeshyi-ndoro n'ingano. Umwana azabura ishuri kubera uko yize nabi, wenda ntatsindire kujya mu cyiciro runaka, ariko nta kindi kintu kimukomye imbere cyangwa kimuzitiye. Iyo umuntu areba ibigenga umunyarwanda ari bwo bumwe bwabo, nubwo kwiyumva uri mu Rwanda, u Rwanda utabangamiwemo. Ibyo rero nta n'ukibitekereza. Ibyo umuntu gucunaguzwa kubera akarere akomokamo, kubera icyitwaga ubwoko abarirwamo, ibyo byajyanye n'ibihe byabyo. Iyo uvuze kwiyunga kw'abanyarwanda n'ubumwe bwabo, ni uburyo umuntu yavuga ko nubwo nta byera ngo de, kubera ko bamwe mu bakamiwe n'ibyo bitekerezo cyangwa iyo politiki mbi yasenyaga ubunyarwanda, bakigerageza kumunga u Rwanda barumugisha ibyo bitekerezo, ubuke bwabo no kuba nta mwanya bafite wo kuba bafatira ibyemezo abanyarwanda, nicyo kintu gituma icyifuzwa cy'uko u Rwanda rukomeza rutera imbere, kujya mbere, rukagira abajyambere, batikanga ko hari umuntu uzabasumbanya, uzabasuzugura biturutse kuba ari bo bikomeza kubaho kandi bikaba ukuri. Nta kuntu umuntu ashobora kuza nko mu Rwanda yarumvise ibyahabaye cyangwa n'uwabibonye ukuntu igihugu cyari cyaracuze imiborogo, hari abantu bahigwa bukware bazira ubwoko, baramaze imyaka myinshi mu bwoba. Uyu munsi asange umuntu wacitse ku icumu aturanye n'uwamwiciye, azi atari n'ibanga, umuntu wakoze ubwicanyi, wakoze jenoside, akaba atagenda akebaguzwa. Ibyo byose ntabwo biterwa n'ikindi, biterwa n'ubutegetsi. N'ubundi ubutegetsi nibwo buba bwashenye igihugu. Ubutegetsi ubu nibwo bwubatse igihugu kandi bucyubaka butanga amahirwe ku bana barwo uko bangana. Nta kindi kimenyetso wareberaho cyo kuvuga ngo ubumwe n'ubwiyunge bwabayeho cyangwa burahari, ibyo ngibyo tutabirebye. Ntabwo birebera ku murongo nk'uko umuntu ajya kureba agashaka irati akavuga ngo uyu murongo uragororotse cyangwa ntugororotse. Aho abantu biyumva nk'abenegihugu
ubereye uko babayeho, ubirebera mu buryo nta muntu ufite amahirwe make ku burenganzira bwa muntu, uburenganzira bureba bose, ubutabera bureba bose, ubukungu bureba bose, nta muntu ubuhejwemo. Ibyo rero ngira ngo no kubisobanura nuko nyine dufite abantu basa n'abashyize ibihato mu matwi n'amahema ku maso, ariko ubundi byinshi byose bikorwa ku mugaragaro, kandi nta muntu ubona wari ukwiye kubibona, nta muntu ufite amatwi utari ukwiye kubyumva. Yego, murakoze cyane Bwana Tom Ndahiro. Hanyuma tugiye noneho kuri Bwana Patrick Ndengera, wowe nk'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'Abanyarwanda mu mahanga aho ngaho muri Canada hubarizwa, ukaba ukunze ndetse no kwitabira inama z'umushyikirano, umuntu yavuga ngo abo bantu n'ubundi Tom asorejeho avuga bashyira bihato mu matwi cyangwa se bavunira ibiti mu matwi, abo biyita ko barwanya guverinoma y'u Rwanda bakunze kuvuga ko nta bwisanzure buri mu gihugu. Wowe niko ubibona? Uko mubivuze, ndashima cyane abambanjirije Ngendahimana na Tom Ndahiro, ibitekerezo byiza bamaze gutanga. Ngewe nk'uko iki kibazo mbajije, nk'uko abarwanya guverinoma y'u Rwanda bakunze kuvuga ko nta bwisanzure buri mu gihugu, ngewe ntabwo ariko mbibona, kuko ngewe maze kwitabira nk'uko bivuze iyo nama y'umushyikirano inshuro zirenga 7 guhera muri 2006 nagiye nzitabira nturutse muri diaspora. Natanga nk'ingingo 3 zerekana ko ubwisanzure buhari mu Rwanda. Icya mbere ni hari gusangira ijambo kuva ku muturage wo hasi kugera kuri perezida wa repubulika hejuru. Abayobozi bose b'inzego zose bahurira mu nama y'umushyikirano bakaganira ku bibazo byose by'igihugu nta kubica ku ruhande. Ugasanga hatumiyemo urubyiruko, abategarugori, abafite ubumuga bose bahabwa ijambo icyo gihe, ndetse na diaspora natwe turatumirwa. Ubwo mperuka mu Rwanda muri 2019 twari aba diaspora barenga 300, twari benshi cyane, baturuka ku isi yose, kandi ku buryo tuva mu Rwanda tujya kubwira abo twasize inyuma uko igihugu gihagaze. Kandi nabonye n'ingingo zivugaho nyinshi cyane, zireba abaturage, ubukungu, imibereho myiza y'abaturage, gufasha abatishoboye, ibikorwa by'amajyambere, hari na témoignage z'urubyiruko rwihangira imirimo. Ndetse nabonye bavuga no ku bitaragenze neza bakabitunga agatoki nta kubica ku ruhande, ndetse bakanenga n'abayobozi badakora neza uko abaturage barabyivugira babaza no mu bibazo babaza. Cya kabiri mvuga meraho ni demokarasi. Abantu bo hanze bavuga mu Rwanda nta demokarasi, ariko ngewe nabonye ibintu twita demokarasi ari bya bindi byo gukopera abazungu ibyo bakora. Mu Rwanda hari ubwisanzure mu bitekerezo, kuko icya mbere cyerekana ubwisanzure ni gukoresha imbuga nkoranyambaga. Cyagiye cya za mitingi wasangaga abantu birunze hamwe kuri stade, ari umuntu umwe uvuga, ubu ngubu abantu bose baravuga. Ikindi cya mbere u Rwanda rwakoze ni ugushyiraho internet igera ku baturage bose. Bivuze ko nko mu Bushinwa ukuntu bimeze, hari internet ariko hari ibintu byose barabifunga. Ushobora kujya kuri social media ushaka ku mbuga nkoranyambaga, ushobora kujya kuri za Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, YouTube, uko ushaka barabiboha. Ariko mu Rwanda byose birafunguye, umuntu wese ushatse aravuga, ajya kuri YouTube akavuga icyo atekereza cye. Bivuze ko ubwisanzure buri bwinshi cyane bitewe n'ikoranabuhanga umukuru w'igihugu yazanye mu Rwanda akorana n'abandi banyarwanda, byerekana ko ubwisanzure buhari rwose. Ahubwo ikibazo nabonye cy'ikoranabuhanga abanyarwanda dufite nuko baba hanze mu gihugu, babanitwe abari mu gihugu, abantu baracyayikoresha nabi, bagahimba amazina bagatukana, aho kugira ngo baganire ku bitekerezo byubaka no ku mishinga ibateza imbere. Kuko ikoranabuhanga rizana byinshi cyane,
kuba u Rwanda rwahisemo kwiteza imbere no kuvuga ko bashaka no ubwisanzure n'iterambere. Cya gatatu navuga iyo demokarasi bavuga ngo opposition bavuga ngo nta alternance politique ari gusimburana ku butegetsi bihari, ariko icyo nabonye mba mu mahanga u Rwanda hari icyo nakwita demokarasi participative. Umuntu wese hari uwatsinze amatora hari n'uwatsinzwe amatora bose bajya mu buyobozi, kandi nabonye ko 50% bya parti yatsinze nibyo byonyine bemerewe, ibindi bikahabwa abandi. Ni ukuvuga ko iyo demokarasi y'u Rwanda ni umwihariko mwiza kuko ntawe kuko bimeze hano muri Canada no mu bindi bihugu ubundi watsinze afata byose genda kwihisha muri opposition, ariko mu Rwanda siko bimeze. Musangira ubutegetsi mugasangira ibitekerezo ntawe uhejwe. Ikintu rero mbona ari demokarasi ikomeye cyane abandi bazungu tudakopera abazungu buhumyi. Izo ngingo 3 ntanze zerekana ko ubwisanzure buhari nyabwisanzure. Murakoze. Urakoze cyane nawe bwana Patrick Ndengera. Hanyuma noneho reka dusuzume ukuri kuri aba bantu biyita ko bari muri opposition bavugira ku maradiyo yo kuri murandasi abashyigikiye. Aho harimo nk'Itahuka, Ikondera Libre, Rugari ndetse n'izindi. Bwana Tom Ndahiro, abo bakora ibyo ubona ku bwawe ibyo bakora babikorera iki? Murakoze Muhumuza. Ababikora hari ibintu bikibaritsemo bamwe muri bo badashobora kureka. Watanze ingero Kondera, Itahuka, Inkingi n'ibindi. Buri kimwe muri ibyo bitangazamakuru bikorera kuri murandasi harimo ibyiciro bitatu bikomeye bivugirwaho by'abantu babivugiramo. Uhereye ku babiyobora ndetse no ku babivugiraho cyangwa babitumirwamo. Ndagira ngo byumvikane nkaha wowe nabo mukorana ni mwebwe mufite iki gitangazamakuru kuri murandasi cyo turabatumirwa. Iyo rero umuntu anarebye ibitekerezo areba ibitekerezo byawe n'ibyacu. Iyo rero urebye nko ndatanga nk'ingero nk'eshatu iyo ugiye kwikondera ukareba uriyobora. Ni umuntu ufite amateka akomeye. Uyu witwa Nyesi Mukarugomwa ni umuntu ufite amateka akomeye kandi azwi, ndabisubiramo, azwi n'abantu wenda tubikurikira, ufite ingengabitekerezo ya jenoside imutinzemo cyane, ariko akanashaka no gukomeza kuyikwiza. Ndavuga ngo ni ibintu bizwi byari bikwiye no kumenywa. Nagize amahirwe yo kumenya nk'ibyo yakoze kuri agiye mu Arusha mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda. Numva ukuntu amateka ye, ukuntu yatangiye gutegura uburyo azapfobya jenoside akiri n'ahangaha ageze mu cyahoze ari Zaire, ndetse kugeza n'ubwo agereye mu Bubiligi. Ukagenda ubibona neza uko bikurikiranye, ugasanga uwo muntu ni wa wundi w'ibitekerezo byateguye jenoside ugishaka kubikwiza. Noneho ukareba n'abatumira n'abahuje nawe ibitekerezo. Ni ukuvuga ngo ntajya kure y'ibyo atekereza, ashaka umuntu uvuga nka we cyangwa ushobora kumuvugira ibyo ashaka kumva n'ibyo ashaka kumvikanisha. Hari umuntu witwa Louise Simpunga nawe akorera kuri radiyo iri aho ngaho iba hariya mu Burayi.
ni umuntu wari wabaye superefe y'imibereho myiza hano muri Kigali. Abasuperefe bari abantu bakomeye, uretse kuba yari muri ya komite y'umujyi wa Kigali, icyo gihe yitwaga PVK, Prefecture de la Ville de Kigali. Ni mu bantu bakoranaga hafi n'umuntu witwa Renzaho Tarisisi mu kureba ni abatutsi bapfuye ni bangahe, abakwiye kuzapfa ejo n'ejo bundi bishobotse baba ari abahe. Ibyo ngibyo hari igitabo giherutse gusohoka namenye amateka ye neza. Ndetse jenoside irangira umuntu nk'uwo akiri ari hano, anabona n'amahirwe, ariko aza gucika uretse ibyo yakoze mu gihe cya jenoside, asiga n'irindi shyano akoze yangije ubuzima bw'umwana runaka. Ntashatse kuvuga kubera ko ni ikintu kizwi, kirananditswe. Noneho uyu munsi akaba ari we ufite ikintu cyitwa ngo baraharanira sosiyete sivile, ngo yo barashaka kwigisha demokarasi mu Rwanda no kwishyira ukizana. Ariko ayo mateka ye kubera ko abantu batayazi, ugasanga abantu bashobora kumutega amatwi, ariko akaba ari ikintu kibafasha gukomeza guhishira amateka yabo. Ni kimwe na radiyo televiziyo yitwa Inkingi, abarimo ni bande. Hera ku muntu yiyobora witwa Gaspard Musabyimana, ni umuntu w'umuideologue wa jenoside uzwi neza, ntabwo ari ugushakisha, si bya bindi ujya kuraha cyangwa usesura ahantu yihishe. Ari aho yakoraga mu by'abinjira n'abasohoka, ari mu gutangiza RTLM, ari ukujya muri RTLM akajya muri komite igena ibiganiro bigomba kuyivugirwaho. Ibyo amateka yanditse arahari, arabivuga. Hari aho njya numva ngo ni n'abakomiseri kuri radiyo, hari umuntu witwa numvise bavuga ngo ni Maître Nibarinde, ngo ni komiseri muri RNC, ariko numva ibyo avuga, numva ni ibintu biteye ishozi, bitatangaje kumva. Ni kimwe n'ibyo nsanzwe numva kuri ayo maradiyo nagiye mvuga ayayobora. U Rwanda abitwa ko barwanya leta y'u Rwanda, biyita ko ngo barwanya leta y'u Rwanda, banashaka n'izina, badushakiye n'izina ryiza ngo batavuga rumwe na leta y'u Rwanda. Ni na byiza ko babyita ko batavuga rumwe, kuko ntabwo bavuga rumwe ngo bavuge nk'ibyo bavuga ku maradiyo yabo. Iyo ni ikintu cyiza ukoresheje rwose. Ntabwo bavuga rumwe na leta y'u Rwanda, kuko ntabwo bahuje imvugo, yewe ntanahuje n'ibikorwa, ntibavuga rumwe koko. Iyo umuntu ashobora kubaho atunzwe no kuvuga ibitari byo, ubundi iyo umuntu yiswe maître ni ukuvuga ngo ni master, aba afite ibyazi kurusha abandi. Ariko iyo uba wiswe ko hari ibyo uzi kurusha abandi, bikazigaragara ko ikintu uzi kurusha abandi ari kubeshyera, kuvuga ibintu bidafite gihamya, kugaragaza mu mvugo ko ufite impano yo kutaterwa isoni no kubeshya no gutukana, ukagaragaza ubuhanga mu guhimba inkuru z'ibintu bitabaho, ukanagaragaza ko nta kimwaro uterwa no kuvuga ibitari byo. Ibyo rero nibyo aya maradiyo, kubera ko babuze bagomba kuba abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda, bagerageje kujya muri iyo nzira yo rwose kunyuranya na leta y'u Rwanda,
bamwe rwose harimo n'uwitwa ngo ni barafinda, benshi babaye barafinda, bitari barafinda mu izina, ahubwo ari barafinda mu mvugo n'ibikorwa. Jewe muri make niko mbabona nabo nyine. None ubwo umuntu yavuga ko rero ari bya bindi bya mpimuke ndamuke, cyangwa se baba bafite ababatumye? Bashobora kuba umuntu ujya akivugira, ntabwo mushakisha ko hari umuntu waba wamutumye. Hari ibintu mu kinyarwanda migani bagiye baca ikubwira ko niba ari n'uwamutumye ni bwa buhake bubi bavuga ngo ubuhake bubi burica, bujya kukwica bukaguca iwanyu. Cyangwa bwa buhake bwananiranye bugakukisha umugabo ikiziba kijyaruguru, akazampundu zapfubiye umuntu zikarutwa n'induru zamuhiriye. Ntabwo umuntu yatumwa yanuma kuvuga ikitari cyo ngo mbikore, ariko iyo wemeye gutumwa kuvuga ikitari cyo cyangwa gutukana, nawe ukabyemera, ukavuga ibintu ugahimbira abantu bazi neza ko atari byo, ni ibyo nyine. Iyo uvuze ngo wanakoresheje n'inyito nziza ngo mpemuke ndamuke, ahubwo nibahemuke baramuke, ntabwo mpemuka kugira ngo ndamuke, si ndamuka kubera guhemuka. Iyo rero icyo kintu bagishyize imbere, bagikora nta kimwaro. Benshi batekereza ko abantu batanabazi, kuko njya numva hari umuntu wabaye minisitiri w'intebe ahangaha akajya avuga, witwa Twagiramungu, avuga ibintu ugatekereza ko abamuzi wenda atekereza ko wenda nta muntu umuzi. Hakaba mugenzi we bajya bavuga, ajya atumirwa kuri ayo maradiyo, umuntu akaba vino yaribye amafaranga leta yamuhaye kugira ngo ajye gukora ikintu, akahinduka ngo abandi batavuga rumwe. Erega icyo kintu cyo kuvuga rumwe bazajya bamenya ko kutavuga rumwe icyo bisobanuye ni iki. Niba leta y'u Rwanda ivuga ururimi rwayo ari ukubaka, abo ngabo imvugo yabo akaba ariyo kutemera ko hari ibyiza bikorwa, n'ubikora akaba umwanzi wabo. Ikibatuma si umuntu, ni imitimanama yabo idashaka kureba ukuri, ikareba igahimba ikinyoma cyo kuvugira kuri ayo maradiyo. Noneho kubera ko ari ayo kuri murandasi, ngira ngo binabafasha gukira ikimwaro, kubera ko nta muntu uba bareba, cyane cyane abaturage benshi b'abanyarwanda baba mu Rwanda ntabwo babana nabo aho ngaho. Iyo rero umuntu atukanira inyuma y'inyegamo cyangwa ari mu manga, biramworohera, kubera ko uwo mwanya uri hagati y'aho ari no kuba atagaragara, bibafasha kutagira ikimwaro. Urakoze cyane Bwana Tom Ndahiro. Hanyuma muri abo biyita opozisiyo harimo nk'umutwe wa RNC, umutwe w'iterabwoba washinzwe n'abaturutse ubutabera kubera ibyaha bakoze bifatanyije kuri ubu ngubu n'umutwe wa FDLR ushinjwa gukora jenoside y'abatutsi mu 1994. Bwana Ngendahimana Ladislas, uko kwifatanya ku bwawe wumva barabitewe n'iki? Urakoze Simeon. Mbere yuko nsubiza icyo kibazo, unyemerere mbanze ngaruke gato ku byo Tom Ndahiro amaze kuvuga. Hari abantu babiri avuze nifuza kugira icyo nongeraho kugira ngo abaduteze amatwi babashe gusobanukirwa neza. Hari umuntu witwa Musabyimana Gaspard Tom Ndahiro amaze kuvuga, wakoraga muri serivisi z'abinjira n'abasohoka ku bwa Habyarimana. Abanyarwanda n'abandi baduteze amatwi bumve neza ko Musabyimana Gaspard uvuka mu cyahoze ari komine Nyamugari muri prefegitura ya Ruhengeri,
yakoraga muri serivisi z'iperereza mu biro bya perezida wa repubulika Habyarimana mbere ya jenoside yakorewe abatutsi. Ntabwo rero Musabyimana Gaspard mbere ya jenoside yakorewe abatutsi yari umukozi usanzwe, yari umuntu ukora muri serivisi z'ubutasi z'iperereza za perezida Habyarimana, yakoraga mu biro bya perezida Habyarimana mu nzego z'ubutasi, ku buryo iby'ingengabitekerezo ya jenoside yabaye ku isoko y'aho byaturukaga. Undi nifuza kugarukaho n'uwavuze Mukarugomwa wo muri Ikondera Ikondera Libre. Tom Ndahiro yavuze ibye muri Zaire, avuga ibye mu Bubiligi, avuga n'ibya Arusha, ariko ntiyavuze yuko Mukarugomwa yakoze muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu n'Amajyambere ya Komine mbere ya jenoside yakorewe abatutsi. Iyi ni minisiteri yayoborwaga na Munyazesa Faustin. Ni minisiteri yari ishinzwe gutegura politiki zose z'imitegekere y'igihugu muri icyo gihe. Ni minisiteri yari ishinzwe ibirebana n'imitwe ya politiki muri icyo gihe, ku buryo Mukarugomwa Agnes abo nabashije kuganira nabo bakoranye nawe, kuko iyo minisiteri naje kuyikoramo nyuma ya jenoside, nyuma u Rwanda rumaze kubohorwa naje kuyikoramo imyaka igeze hafi ku 8. Bambwiye neza ko Mukarugomwa yari umwe mu bantu bakoreraga ubutasi Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu n'Amajyambere ya Komine Munyazesa Faustin. Aba bantu bombi rero impamvu mbagarutse no kugira ngo abantu baduteze amatwi bataza kugira ngo ibintu barimo ni ibintu batangiye nyuma ya jenoside. Ni ibintu babayemo mu mitegurire ya jenoside yakorewe abatutsi, mu ishyirwa mu bikorwa byayo, ndetse bayiherekeza mu kuyishyira mu bikorwa no mu ishyirwa mu bikorwa ryayo, banajya mu rugendo rwo kuyisobanura icyo nakwita apology, ndetse bajya no mu rugendo rwo kuyihakana ibyo barimo gukora uyu munsi. Ikibazo rero warumbajije uti aba bantu bo muri RNC biyita ngo no opposition nabo bafatanyije bari abo muri FDLR baba barabitewe n'iki? Ikintu cya mbere, burya iyo abicanyi basomana n'abicanyi, n'indiri y'abicanyi ibirimo kubaka ikiraro. Ari RNC rero ari na FDLR, sinavuga ngo ni impumyi yashatse impumyi, no kubita ko ari abicanyi bashatse abandi bicanyi, ahubwo rimwe na rimwe wibaza ukuntu umuntu wahagaritse jenoside ajya gufatanya n'uwakoze jenoside bikakuyobera. Ariko ku rundi ruhande ukaba wagerageza kubyumva, hatari ukubyumva kugira ngo bisobanukirwe cyangwa ubyemere, ahubwo kumva uburyo abo bantu bombi bagiye kwifatanya. Abaje kuva muri leta u Rwanda rumaze kubohorwa, bamwe muri bo baragize n'uruhare mu kubohora igihugu, bakajya kwifatanya n'abajenosideri bo muri FDLR n'abantu bari barihishe muri FPR Inkotanyi n'ubundi batayirimo, cyangwa se bakayijyamo bafite inyungu zikomeye, inyungu mbi zabo bagamije, ahubwo bamara kugera mu butegetsi bakabona noneho systeme bagiye gukoreramo itabaha amahirwe yo kugera kuri za nyungu mbi Tom Ndahiro yavugaga z'ubuhemu n'ubugome. Babura noneho ukuntu bagera ku nyungu z'ubugome, ku nyungu mbi, inyungu zishingiye ku buhemu, bajya muri systeme y'imiyoborere itabaha ayo mahirwe, mbyite gutyo, byita amahirwe gutyo, kuko ni uburyo baba bashobora kugera ku byo bifuza, bagahitamo noneho gusanga abandi bahuje imigambi mibi nabo babuze ukuntu bayishyira mu bikorwa mu gihugu. Kuko ari abari muri FDLR uyu munsi ari n'abayibayemo kuva igishingwa. Hari abanyamahanga tujya tuvugana bakavuga batari ko abari muri FDLR uyu munsi ni urubyiruko rudafite n'imyaka 25. Ariko Simeon ubu ngubu leta y'u Rwanda ejo bundi yemeye ko insengero zifungura, ariko abantu bajya muri izi nsengero twita ngo ni abakirisitu, twita ngo ni abayisilamu, twita ngo ni bande, ni abantu uwitwa ngo ni umukirisitu yavutse nyuma y'imyaka 2000 Kristo, nyuma y'imyaka 100 angahe witwaga Yezu Kristo apfuye, ariko yahisemo kuba umwambari we. Abo twita ngo ni abayisilamu ni abantu bavutse nyuma y'imyaka 1000 witwa Muhammad apfuye, ariko ni abantu biyemeje kuba bambari b'inyigisho za Muhammad. Na FDLR rero ari abayishinze
ari abayisaziyemo yewe ari n'abapfuye bayirimo ari n'abarimo kuyiyoboka ni abajenosideri bayoboka abandi bajenosideri. Kuba rero RNC nk'umutwe w'iterabwoba ujya kwifatanya na FDLR nk'umutwe w'iterabwoba n'iterabwoba rijya mu iterabwoba, ahubwo dukeneye ingufu nyinshi mpuzamahanga zikomatanyije zo kurwanya imitwe y'iterabwoba. Njye mbona ari icyo ngicyo gikomeye umuntu yabivugaho cyaba cyarayibateye. Ni abantu bavuye muri leta barayibayemo bayihishemo, twavuga ko ari ibirura byihishaga mu ntama, intama zaba zimaze kugira imbaraga ibirura bidashobora kuzirya, ibyo birura bigasohoka bigasanga noneho impyisi, ubwo impyisi n'ibirura rero iyo bigiye hamwe bijya mu ishyamba ry'amahuma. Nuko nguko RNC na FDL navuga bari hamwe. Iyi RNC kuva yavuka mu Kuboza 2010 yaranzwe n'amacakubiri benshi bakeka ko ashobora kubaterwa n'ubuyobozi bwayo busa kuri ubu n'ubwikubiwe n'akazu ka Kayumba Nyamwasa na muramu we Frank Ntwari n'uwahoze ngira ngo ari escort we Kayumba Rugema w'impunzi mu gihugu cya Norvège kuri ubu ngubu. Ese mubona ibi bizabageza kuki Bwana Ngendahimana? Kambise kuvuga ngo bizabageza kuki, bizabageza aho bibagejeje. Aho bizabageza mu kwangara nk'uko bakomeje kwangara, bizabageza ku guteshaguzwa nk'uko bakomeze guteshaguzwa, bizabageza ku macakubiri nk'ukuntu bakomeje amacakubiri yabo, bizabageza ku gusubiranamo. Bumvise ko ejo bundi Kayumba Nyamwasa yaragiye agambanira Benjamin Rutabana bari bafatanyije, yagiye muri Uganda bamwicirayo cyangwa bamufungirayo nta buzirengero rye. Aho bizabageza nuko nyine Kayumba Nyamwasa yatangiye afatanyije na Rudasingwa, bageze igihe barashwana, ati Rudasingwa aransuzugura, Rudasingwa nawe ati Kayumba ategekesha igitugu sinayoboka umuntu nk'uwo nguwo. Aho bizabageza nyine no kugumya gucagagurana, ndetse bikabagezaho bamwe muri bo bibabera nk'ukuntu byabaye kuri Ben Rutabana ibyo Kayumba Nyamwasa yamukoreye. Ubwo rero nabo ngabo bari kumwe niba ari abantu bari bafatanyije bikaba bibageza aho ngaho. Usibye nabo ngabo wavuze, navuga yuko nagatsiko kahindiriye ikibi gahuje abagizi ba nabi b'abateroriste bari mu bikorwa by'iterabwoba. Aho zizabageza rero nuko batazakomeza kwangara nk'uko, bazakomeza gusubiranamo ndetse bagere naho bicana cyangwa se bagambanirana nk'ukuntu byagendeye Kayumba Nyamwasa na Benjamin Rutabana. Urakoze cyane Bwana Ngendahimana Ladislas. Hanyuma Bwana Tom Ndahiro, muri abo bakunze kuvugira kuri ya maradiyo n'ubundi twavuze harimo n'umugabo witwa Maître Inyasi Rusagara, aherutse kugirwa komiseri muri RNC. Mu bushakashatsi One Nation Radio yakoze bivugwa ko uwo mugabo yaba yaraturutse u Rwanda kubera ibyaha yaba yarakoze bikomeye birimo nko gufata umwana utujuje imyaka y'ubukuru ku ngufu, ndetse no kwiba imitungo y'abandi. Bwana Tom Ndahiro, nk'umuntu ukurikirana ibya politike, ni uwuhe musaruro igihugu cyategereza ku muntu nk'uyu nguyu? Ngira ngo wese igihugu cyategereza uwuhe musaruro ku muhemu. Naramwumvise nari naramuvuze sinashatse kumutindaho. Niwe muntu navuga ko bitwa komiseri. Ibyo narabyumvise, ubuhamya bwabyo simbufite, ariko burya ikivugo kiba gifite gihari. Nkaba numvise rimwe ikiganiro cye cyanyeretse ko kuko uwo metre ni nawe n'ijambo metre byonyine abari mwita, sinzi ko bazakomeza kuri mwita niba bumva ibyo avuga kuri ayo maradiyo yabo, ibyo sinanarikwiye. Ntacyo rero abantu bamutezeho, kuko cyambere u Rwanda mu miyoborere yarwo ntabwo ari ibanga, ni ibintu bigaragara, ni ibintu niba hari ibyagezweho ni ibyagezweho bigaragara.
bitagaragarira abanyarwanda gusa, bigaragarira n'abatari abanyarwanda. Niba hari umuntu utabibona kubera ko ashaka kuzamura ijwi ngo rihishe amahano yakoze mu gihugu atarahava, azakomeza avuge yumvwe n'abashaka kumwumva cyangwa n'abandi bahuje nawe bafite impano zo kuvuga ubusa kandi ntibibatere ikimwaro. Ladislas yigeze kuvuga abantu bagiye bava mu Nkotanyi bakajya gukora ibindi hirya. Muri 1991 hari umuntu wahoze mu Nkotanyi twashyira mbere barahindura, ava mu Nkotanyi na komiseri ushinzwe itumanaho, hanyuma mu mwaka ukurikiyeho hajya muri CDR. Ubu CDR umuntu ushobora kuva ku isi, ushobora kujya mu bandi akavuga ngo nari umusederi, ni ibintu bikomeye cyane. Iyo rero umuntu avuye ahantu heza akajya ahantu habi, iyo ngabire cyangwa impano yo guhitamo nabi ukajya mu bandi, wari mu bintu byiza ukajya mu bibi, ni nko kuba wiyuhagiye ukavamo ukajya mu nzarwe. Ntabwo niba wibye cyangwa wahemutse, ntabwo kubeshya bizagukuraho icyo cyaha, ahubwo abantu bazakomeza kukwibazaho niba warakoze ibyaha nk'ibyo, noneho ukongeraho n'ibyaha byo gusebya ukuri, ushaka kukugira ikinyoma. Ntawe uzakumva kubera ko abantu bazajya baguhora bavuga ati uyu ni umuntu ufite ubuhanga n'impano zo guhitamo nabi. Urakoze cyane Bwana Tom. Hanyuma tugarutse kuri Bwana Alain Patrick Ndengera, RNC iherutse kongera gucikamo ibice nanone, havuka biyise Rwanda Alliance for Change, bayobowe n'uwari umusirikare urinda Kayumba Jean Paul Turayishimiye, abandi batuye muri Canada. Ese nk'umuntu uri muri Canada aho ngaho, mubona ari ukubera iki aba banyarwanda biyemeje kugendera muri uyu murongo? Murakoze cyane Bwana Simeo. Ngewe uko mbibona nabisura mu byiciro bitatu. Icya mbere, abantu bari muri opposition na ideology nimwe bashobora guhuriraho. Ndabisobanura, ari abambere bakoze genocide bari hanze bashaka kwisha muri ayo mashyaka. Abakabiri ni abantu bavuye mu gihugu bibye umutungo w'igihugu cyangwa bakoze ibindi byaha bituma bahunga. Abagatatu nabagendera ku bisigisigi by'ivanguramoko. Hari n'abandi bajya muri opposition biterwa n'amarangamutima no kutumva neza politike y'ubumwe n'ubwiyunge. Bo bavuga ko leta idahana abantu, ariko wakoze icyaha mu Rwanda arahanwa, yarangiza akagaruka guturana n'abandi banyarwanda muri sosiyete. Icyo leta yakoze ni yahisemo kubaka ubumwe bw'abanyarwanda. Icyo kintu rero muri ideology barimo ntabwo baracyumva neza. Harimo n'abandi na kategori navuga ko hari abavuye muri FPR kubera kutagendera kuri discipline, nibo bibarutsemo iyo ya RNC. Cyo ni igice cya mbere ko kuvuga ko nta ideology nimwe bashobora guhuriraho ngo bakorane. Icya kabiri, RNC iyo ngiyo discipline babuze muri FPR, bageze no hanze no muri RNC iyo discipline babibuze. Ndatanga n'ingero zifatika zigendera kuri facts, atari ibintu byo guhimba. Bagitangira RNC bahise bashwana na ba Rusesabagina n'umukwe wa Kabuga ntibuka izina. Ubwo abo ngabo urugikubita nibo bashoboye kumvikana n'abashinze RNC, aribo ba Kayumba, Gahima, Theogene Rudasingwa na Patrick Karegeya. Bukeye bakwana nabo ba Rudasingwa na ba Musonera na Joseph Ngarambe, nabo bajya hanze bakoresha akaryabo. Ibyo byose ni byerekana ko iya discipline batabonye muri FPR no hanze ntayo bagize. Cya gatatu,
habayemo no gukorana n'abitwa ba Noble Marara na ba Sankara Nsabimana Calixte biberetse gufashwa nabo bashwana nabo baragenda bakora icyitwa FNL byose ari bya market discipline mvuga icyakane ngo tuvugaga tureshimiye Jean Paul nabo borongeye bashwana n'abandi babo n'abagenzi babo kubera gushyikira tabana uriya Benjamin Rutabana nabo bagiye hanze bashinga indi shyaka ryavukiye muri Canada ejo bundi. Ibyo rero nukubivuga n'ukwerekana ya discipline avuga babuze muri FPR bagasohoka bajya muri ANC. Ikintu bakoze no gukomana ya indiscipline yabo kutagira umurongo bagenderaho. Niyo mpamvu birirwa bashwana niyo mpamvu uri bavuka ibice ubu ntibiranarangira bazakomeza bavuke n'ibice bizagera no kwicuma. Ikindi nabivugaho uko n'abayoboke babo nta babuze icyo bakurikira baracanganyikiwe ntibazi igice bashyigikira mu kera batumwaga n'imisanzu y'abo baturage ariko ubu ngubu nabo byarabacanze ku buryo iyo discipline yabo kutagira discipline bituma nabo bakurikira batamenya aho bajya. Abo rero bari gushingisha kandi muri Canada icyo nabavugaho nta muntu n'umwe bakurikira n'abantu banyamuke ntibanaza muri community zacu ngo baganire n'abandi banyarwanda n'abantu babaye birwa bihishe mbese navuga ko bihaye akato ubwabo. Kandi ibi mvuga si muri RNC gusa kuko no muri FDL nuko byabayemo gushwana ibice bya nkiko n'ico cya Ingabire akajya mu Rwanda bajya kumazi bya FDL akatikorosi ngo giye gushinga cyitwa Darfa. Mu byukuri ni izina rihinduka ariko ideology yabo ni imwe yo nihinduka kuva kera bagitangira kujya mu nkambi bita RDR kugera baba FDI kugera bacikamo ibice kugera babitwa ba Darfa ni babandi bo muri RDR bamwe bavuye mu Rwanda bakoze genocide bagahongera muri Zaire. Ni ibyo bigikomeza ni ya ideology igikomeza niyo nimwe. Icya gatatu ndangiraho nuko by'amashyaka akorera hanze ntabwo biterwa no kubura ikintu nakwita cause ikintu baharanira cyo kurwana cyo kuvuga ngo kugira ngo bahinduke alternative ku butegetsi nuko opposition zose ubundi zigomba kumera bo nta kintu nakoze nimwe numva bafite. Niyo mpamvu gushwana tubisanga mu mashyaka yose ya opposition kubera kutagira iyo cause nyine ifatika ibahuza. Icya kabiri barimo barakora gushyira mu kaga abana b'abanyarwanda urubyiruko babajyana mu bitero shuma tubera muri Zaire cyangwa tuva muri Burundi bamwe barafatwa abandi bakasiga ubuzima no kunumva ikintu bakora ni ugushyira mu kaga abanyarwanda kuko nta kintu bafite baharanira gihari icyo bafite no gushwara nicyo bahuriyeho. Nkaba nsanga rero narangiriza hano mvuga ko iryo shyaka ryabuze discipline nabadibura koze bituma nta n'ikintu bashaka kugeraho. Ngira ngo nsoreze hano murakoze. Urakoze cyane nawe bwana Patrick Ndengera. Muhumuza hari ikintu nshobora kongera ku byo ale yavuze. Yaravuze cyambere wenda nibutse ko yaravuze ku mukwe wa Kabuga ngira ngo n'uwitwa Pole Murayi. Ikindi ni kubijyanye n'ariya mashyaka n'ibyo bavuga byo kwa kundi kutavuga rumwe nabivuze. Ariko ngira icyo nongeraho nuko nk'iyo wumvise ibyo bavuga ku maradiyo yabo cyangwa banandika ntabwo uzumva politiki cyangwa policy bahinyura leta y'u Rwanda. Ntibazavuga ngo uburezi mu Rwanda hari icyo bumeze gutya turashaka twifuza uburezi bumeze gutya bunyuranye n'uburiho. Ntibazavuga ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu ngo batange n'ingero gusa baravuga bati abanyarwanda barapfuye abanyarwanda ntibariho ukanibaza abo banyarwanda bo bavuga nabahe ni abanyarwanda bo mu nzozi ni abanyarwanda bo mu bitekerezo ni abanyarwanda ki mbese ukagenda berekana ko ari abantu batazi biba mu Rwanda. Ntuzumva bavuga bati mu mibereho myiza y'abaturage hari iki n'iki dufite batekereza gikwiye guhinduka ntacyo bafite. Bazatukana bavuga ibi n'ibi bazavuga bati
mu bijyanye n'ibidukikije mu Rwanda hari ikitagenda iki n'iki hakwiye guhinduka iki n'iki ntacyo. Ntabwo bazakubwira ngo mu mibanire y'u Rwanda n'amahanga hari ibi n'ibi uburyo bufatika ngo hari ikintu kitagenda. Ikikubwira rero umutwe wa politike muzima nuko ugira ibitekerezo ukagira ingingo muri politike zigenderwaho zikagenda zongerwaho kandi zigahama. uyu munsi u Rwanda ruracyagendera ku bitekerezo byagiyeho mu 1987 ishyizweho n'umutwe wa FPR. Mu ngingo 8 hiyongereho imwe gusa. Izo ngingo zindi ziracyafite agaciro n'ubu. Abo ngabo bitwa ngo ntibavuga rumwe nabananirwa kumva ireme ry'ingingo za politike zashyizweho muri 1987 zikaba zigifite agaciro n'ubu, zikaba ziyoboye n'u Rwanda n'ubu, hakaba hariyongereyeho gusa ingingo imwe ijyanye no kurwanya jenoside, kubera ko muri 1987 nta RPF nigeze itekereza jenoside. Ishyiraho indi ngingo ya 9 yo kurwanya jenoside, nayo iyo jenoside yakozwe n'abandi. Bivuze ngo umutwe wa politike ubundi uvutse ukwiye kuzana igitekerezo gishya cyangwa igitekerezo gituma uwo mutwe urwanwa utakoze neza. Bo rero bahora hari imvugo yahoze kera ahangaha mu Rwanda yita ngo ni vurugu. Umuntu akaba ikintagaye yabura ingingo arwanisha agasakuza gusa cyangwa agafata amadebe agakubita. Hari umugani hari imvugo yo mu Giswahili bavuga ngo debeshinda hariachi kutika au hariachi kupiga kelele, ngo idebe riri mu busa igihe cyose ntishobora kureka kugira urusaku. Umuntu ugenda nijoro afite idebe riri mu busa ugomba kuryumva, akatsi karikoraho rikavuga, byakubita hasi idebe rikavuga. Ye nabagereranya n'ayo madebe ari mu busa. Nicyo ngicyo nagira ngo nongereho gusa. Yego, urakoze cyane Bwana Tom Ndahiro. Hanyuma uretse Maître Ignace Rusagara n'ubundi twavugaga mu kanya, hari n'abandi bitwikira ishuka ya opposition maze bagasebya igihugu cyababyaye. Twavuga nka Rudasingwa, hari Himbara ndetse n'abandi. Bwana Ladislas Ngendahimana, sibi ni twabyita ubusahiranda, no guhisha cyangwa hari ibindi tutazi? Mwebwe niki mubivugaho? Icyo navuga nuko no ruvangitirane rw'ibyo byose. No ruvangitirane rw'ubusahiranda, guhisha ibyaha ndetse n'ibindi tutazi, koko hari ibyo tudashobora kumenya bizwi na ba nyir'ubwite babirimo. Ngewe rimwe na rimwe ntanifuza kumenya, koko sinifuza kuba nkabo. Ariko urebye urugero nka Rudasingwa, niba hari umuntu nge ntabwo nkuze sindi mu kigero kimwe na Tom na ba Muzehe Rutaremara bashinze RPF, ariko niba hari ikintu kibi ngewe numva umuntu witwa Rudasingwa yakoreye umuryango wa RPF Inkotanyi. Naho bamugize umunyamabanga mukuru wawo, agasuzugura abanyamuryango ba RPF, agasuzugura abakada ba RPF, kugeza igihe abanyamuryango ba FPR batari bakifuza kwegera ubunyamabanga bukuru bw'umuryango. Yajya kubakira akarambika imbunda ya pistole ku meza kugira ngo abashe kubatera ubwoba. Agiye no gukora, yigeze no kuba umuyobozi w'ibiro bya Perezida wa Repubulika. Ikintu kibi yakoze no gukora mu biro bya Perezida wa Repubulika ukajya kwiha amasoko mu bintu ushinzwe kugenzura. Isoko ritanafatika, amasoko y'amarido yo mu nzu, ukabigura ukabizana mu biro by'umukuru w'igihugu, ukazana amarido, ukazanamo intebe zaboze kugira ngo amafaranga uyatware. Nguwo Rudasingwa
warangiza ugatoroka igisirikare. Ibi nigeze kubijyaho impaka rimwe mu 2011 kuri radiyo yindi mpuzamahanga, igihe inkiko zimaze kubakatira bavuga ngo babahamije ko baturutse igisirikare nk'uko byabaye kuri Kayumba na Rudasingwa. Rudasingwa atangira kuvuga ati ntabwo nigeze ntoroka igisirikare. Ariko mu 2006 yari yarandikiye ibaruwa perezida wa repubulika amusaba ati ndasaba nyakubahwa perezida wa repubulika ukaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo ko wansezera mu gisirikare aho ndi ku ipete rya majoro uyu munsi. Ngabo ngo w'umuntu wa mbere umwe muri abo ngabo. Undi wavuze Himbara usigaye atunzwe n'isegereti yenda kuzicira hirya hariya muri Canada. Rwarabaye umuzindaro ku maradiyo n'iki. Ariko se ni umuntu wakoze mu biro bya perezida wa repubulika, ageze igihe arahunga ngo ntibamuhaye imyanya ikomeye, barongera baramugarura bamugira umuyobozi ushinzwe iby'igenamigambi, ariko aza kugeza igihe noneho umunyamabanga wa perezida, aza kugeza igihe ahunga igihugu gusa ngo ntibamugize umuyobozi w'ibiro bya perezida wa repubulika. Umuntu nk'uwo nguwo urumva byagenda gute? Abandi nk'uriya hari uwo njya numva witwa ngo ni Micombero, biranambabaza kubona abantu nk'aba ngaba bari mu nkotanyi rwose barahindutse ibyo babaye cyo, ariko nacyo aribo bakigize bigize umwanda, kandi ngo ugize agateba yorivu. Umuntu wabaye umunyamabanga mukuru muri minisiteri y'ingabo yarangiza akajya kurya ruswa mu marido y'ibiro, bakamufunga, bakageza igihe bakamubabarira, bakamwohereza mu butumwa bw'akazi mu muryango w'abibumbye muri Sudani, yarangiza agatoroka ubutumwa. Umuntu nk'uyu nguyu yarangiza ngo agiye muri opozisiyo. Ikintu cya mbere rega mbona gikomeye, aba bantu impamvu ikomeye nge mbona bagikomeje kuvoma ibirohwa kandi batazageza igihe bavoma amazi mazima, nuko aho bageze buri wese ashaka gutegeka undi. Aho bashaka gutegeka undi buri wese agashaka gutegeka undi, buri wese agashaka gutegeka undi, nta n'umwe ushaka kufatira nakwicarana kanaka ngo twumvikane tugire gahunda. Ni nacyo kintu gikomeye cyanatumye aba bantu bose bakora n'ibyaha mu Rwanda, bumvaga hari ntawe uzabavuga, wababaza utari ko mwakoze ibiki, batari kubundi ko twumva udakwiye kubitubaza kuko urimo kubitubaza. Ya miyoborere myiza rero natangiriyeho, cya gihugu cy'ubutabera aho abantu bagira uburenganzira n'amahirwe angana, bisaba no gucunga neza umutungo w'igihugu. Harimo abangaba rero usanga bya bindi Ndengera yavugaga kutagira discipline, bya Tom nawe yavugaga byo kutagira umurongo wa politiki. Burya kujya mu murongo wa politiki kugira discipline bisaba ko abantu bicara bakumvikana ku cyerekezo, bakumvikana n'ugomba kubayobora muri icyo cyerekezo, kandi bakamuyoboka bakamushyigikira. Aba rero bahora mu ntambara zo kugira ngo buri wese yitwa nyakubahwa, utarigize abambasaderi akabyiyita cyangwa se agasaba ko babimwita, utarigize yitwa chief of staff agahitamo kwiyita chief of staff kugira ngo muri Amerika babashe kumva ko yari umuntu ukomeye kandi yarabaye baringa. Ngira ngo wenda ukiri naho ngaho bwana Ladislas, muri abo bantu bo muri RNC bagenda basebya igihugu cyababyaye harimo n'umudamu witwa Mukankusi Charlotte, nawe agenda yiyita ambasaderi nk'uko babivugaga. Mu bushakashatsi One Nation Radio yakoze bwatweretse ko iyo titre yatayikwiye. Umuntu yakwibaza hano ari kubundi kugira ngo umuntu abe ambasaderi bisaba iki? Kugira ngo umuntu abe ambasaderi nge uko mbizi, haba mu byo nize haba no mu burambe maze kugira, mbere na mbere ambasaderi ni umuntu uhabwa ububasha n'umukuru w'igihugu kugira ngo amuhagararire mu nshingano runaka. Iyo amaze kumuha mbere na mbere titre ambasaderi itangwa n'umukuru w'igihugu, agashyiraho umuntu akamuha ububasha. Ashobora kumuha ambasaderi ufite ububasha busesuye mu nshingano runaka, nk'uko mu Rwanda haherutse kujyaho ambasaderi Kabare bakamuha ambasada atiraje, no kuba ugiye kugira inshingano zihariye mu gukurikirana integration ya Afrika. Twigize kubona uriya Nyaruhirira bagize ambasaderi kugira ngo abashe kujya muri diplomasi yaherekeje wari ugiye kuyobora francophonie nk'umunyamabanga mukuru. Ariko
ubwo ni titre baba bahawe n'umukuru w'igihugu mu nshingano batumyemo. Abandi rero yarabo yohereje mu butumwa mpuzamahanga, ambasaderi ashyirwaho n'umukuru w'igihugu, akamutuma mu kindi gihugu, akamuha n'ibaruwa zimutuma akazazishyikiriza umukuru w'icyo gihugu yamutumyemo, izo twita letters of credentials cyangwa se lettre de créance. Yamara kuzimushyikiriza, uwo muntu akabona gutangira kwitwa ambasaderi. Icyo nzi kuri Mukankusi Charlotte cyokora, nzi ko yigeze kwambura abaturage amasambu hano Rwamagana ku Muyumbu, nzi yuko yigeze kujya muri Campagne Angelique International ayitekera umutwe yirya amafaranga menshi avuga ngo bafashe inguzanyo muri BRD mu ishoramari. Icyo ngicyo nicyo nzi kuri Mukankusi. Ikindi nkamenya ko Mukankusi yakoze muri ambasade yo mu Buhinde, Kayumba Nyamwasa aza kugeza igihe avuyeyo. Uyu nguyu bamugira chargé d'affaires. Chargé d'affaires nta na rimwe aba ari ambasaderi, koko nta n'ubwo uwitwa chargé d'affaires ni umuntu bashinzwe ibikorwa muri ambasade, igihe ambasaderi adahari. Ambasaderi ni umuntu uhabwa ubutumwa na perezida wa repubulika. Hanyuma rero ikindi nzi nuko mu ntangiriro z'ibihumbi 2019 hari umukuru w'igihugu bahuye ku buryo bw'impanuka butunguranye, yenda namuha passport icyo gihe, nubwo nayo yaje guteshwa agaciro, ariko sinibwira ko guhura n'umukuru w'igihugu nanone bituma umuntu aba ambasaderi. Biramutse ari ibyo ngibyo abanyarwanda babandi Ndengera yavuze bahura na perezida buri mwaka cyangwa buri gihe, ubwo abanyarwanda bose baba ari ba ambasaderi. Ndumva rero icyo navuga kuri Mukankusi Charlotte no butekamutwe, no kwiha titles cyangwa se imyanya atigeze agira, ariko n'ibyari navugaga aho buri wese aho ageze ashaka kumva yuko hari umwanya w'ubutegetsi arimo kugira ngo abandi bamuyoboke, abashe kugera aho agera asabirize cyangwa se atece umutwe. Ni icyo ngicyo muri rusange navuga kuri aba ngaba warumbajijeho harimo na Mukankusi. Murakoze cyane Bwana Ladislas Ngendahimana. Nibutse abadukurikiye ko iki ari ikiganiro ukuri wacu, aho mudukurikira kuri One Nation Radio, ijwi rya diaspora nyarwanda, mukadukurikira muciye kuri wa1nationradio.org, ndetse ku rubuga rwa YouTube mukadukurikira muciye ku izina rya One Nation Radio, ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye. Mbere yuko tugana ku musozo, ngira ngo tugarutse kuri Bwana Tom Ndahiro, n'ubundi ngira ngo wigeze kubikomozaho kuri bamwe muri aba bantu n'ubundi turi kugenda tugarukaho, muri abo bigize ko bari muri opposition, akaba ari ba opposition leaders, harimo n'abasaza. Umuntu yavuga ko uyu munsi bamunzwe n'ingengabitekerezo ya jenoside. Hari nk'uwahoze ari minisitiri w'intebe n'ubundi wanagarutseho, Faustin Twagiramungu. Hari Paul Rusesabagina nawe wiyita ko ari umutabazi, abo mu ndimi z'amahanga bita humanitarian. Aba bayobora umutwe w'iterabwoba witwa MRCD FLN, ndetse bakanahamagarira rubanda gusenya ibyo u Rwanda rwagezeho, ndetse bakanifuza kugarura politiki ishingiye ku moko. Ku bwawe Bwana Tom Ndahiro, aba bantu ubona hari icyo bageza ku banyarwanda? Mu gisubizo kigufi navuga ko ntacyo bashobora kugeza ku banyarwanda, kuko ntacyo bafite. Hari umugani uvuga ko umuntu atanga icyo afite. Icyo bafite abanyarwanda ntibagikeneye. Nibagihamane akaya ndirimbo ya nyakwigendera Rugamba ngo ntumpeho. Abanyarwanda nta byabo ntacyo bakeneye, kuko ntacyo bafite. Iyo ntacyo ufite ntacyo utanga. Abo rero niba ingengabitekerezo ya jenoside ariyo bafite, nibayigumane. Mu byo bavuga byose byo nta na gahunda, nta n'icyo bafite batanga. Njya numva ndibuka ko ku itariki ya 19 nabonye Twagiramungu arahirira kuba minisitiri w'intebe. Icyo gihe ndibuka ko ngo yari yanze kurahira ngo kubera ko hari umwanya FPR Inkotanyi yashyizeho wa vice president ngo adashobora kujya
adashobora kujya muri guverinoma irimo visi perezida ngo kandi itarateganijwe na Arusha. bamuhaye amahitamo mu gice cy'isa baramubwira turaza kurahira cyangwa se turashyira undi minisitiri w'intebe, atari ko nanditse mu masezerano y'amahoro ya Arusha, batari ko amasezerano y'amahoro ya Arusha ba nyirayo bayishe ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 ku 1994. Twaguhisemo kuba minisitiri w'intebe kugira ngo uze ufatanye n'abandi banyarwanda kubaka u Rwanda nyuma yo gusenywa n'abajenosideri. Atari ko sinibona munini. Bati rero emera gufatanya n'abanyarwanda kubaka u Rwanda cyangwa se dushaka undi kuko n'abandi barahari, cyane ko hari n'abandi bahaye ku imyanya. Bivuga ko hari umuntu bari bagize minisitiri bashatse kugira minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi isoko Nyarutoki arabyanga ajya muri FDL ntiyaza. Mu gihe gito bashyizeho undi ndetse na n'ubu aracyari muri leta y'u Rwanda. Urumva noneho nkumva maze iminsi hari ibiganiro nigeze kumva Twagiramungu abeshya urubyiruko ngo kugira ngo aje muri leta yagiye ku itariki 19 z'ukwezi kwa 7 1994 ngo n'amahanga ngo yabihatiye RPF. Ariko ntakame abatazi ukuri, icyambere nuko muri uko kwanga kujya muri guverinoma yashyizweho na RPF n'itangazo rya RPF ryo ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 7 1994 akaza kwemera kubijyamo, ananiwe gukora ayo mahanga ntabwo ntajya avuga ati aya mahanga kuki atahatiye RPF kumusubiza muri kumugumisha muri guverinoma. Ni ukuvuga ngo impamvu mvuze kuri kesi ya Twagiramungu niki nuko bacuruje ibinyoma kuva icyo gihe na n'ubu, ariko kubera ko nta muntu wita ku binyoma byabo bagakomeza kubeshya. Rero ugiye mu mateka y'amashyaka yagiye ajyamo, araje muri MDR muri 2003 agarutse ashaka gushyiraho ikintu cyitwa ADEP Amizero muri 1997 yari hari ikindi kintu yari yarashyizeho gikorana na RDR biranga. Bahora mbese ahora acangacanga amashyaka kubera ko nta gahunda ifatika. Ibyo bintu byose ugasanga n'abantu wavuga ko ari nk'abatekamutwe bahora mu mitwe. Imitwe ubyumve muri abantu batwumva ni imitwe batabyumva mu mitwe ya politike, ariko imitwe nk'iy'abatekamutwe. Y'abatekamutwe hari imvugo ivuga ngo bana muri iyo mitwe. Iyo mitwe rero yitwa ko ari imitwe y'abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda, ahubwo yabaye iyo mitwe y'abatekamutwe kugira ngo bajijishe abanyarwanda. Urakoze cyane Bwana Tom Ndahiro. Hanyuma ngira ngo mbere yuko dusoza, ngira ngo buri wese afata umunota umwe. Hari abadukurikiye muri iki kiganiro kuri wacu, mwibutse abadukurikiye ko uyu munsi wa none twagarukaga ku mpamvu aba bantu bita opposition bahora bavoma ibirohwa. Ngira ngo twahera kwa Bwana Ladislas Ngendahimana. Mbere yuko dusoza, ni iki wabwira abadukurikiye muri kano kanya mu kiganiro kuri wacu cya none? Icyo nabwira abadukurikiye ni incamake y'ibiganiro cyangwa se ibitekerezo natanze muri iki kiganiro. Nuko imiyoborere y'u Rwanda ni imiyoborere yahindutse. Abagifite urukumbuzi rwa jenoside n'ingengabitekerezo yayo, urwo rukumbuzi bazapfana narwo. U Rwanda ni igihugu cy'abanyarwanda bitoranyiriza abayobozi
bakabaha inshingano, bakababaza inshingano, abateshutse ku nshingano ubutabera bukabakurikirana. U Rwanda ni igihugu kizira ubuhunzi, ndetse n'umunyarwanda ushatse kujya mu mahanga yaba bishaka ataba bishaka azajya agenda nk'umunyarwanda, ariko ntabwo azajya agenda nk'impunzi y'u Rwanda. Kuba impunzi y'u Rwanda bivuga yuko leta n'igihugu cyawe byakwanze, ubwo rero uzajya agenda, n'abarimo kugenda bazajya bagenda ku giti cyabo, ariko u Rwanda ni igihugu kizira ubuhunzi, ni igihugu kizira kwikanyiza no kwiremereza, ni igihugu kitagira indakoreka, ni igihugu cyita ku batishoboye, abasaza, abakecuru, imfubyi, abapfakazi, ariko by'umwihariko u Rwanda ni igihugu giha amahirwe angana abenegihugu, buri wese uko ashoboye, buri wese uko abikwiriye, ubundi buri wese agashyiraho ake mu kugira ngo yiteze imbere. Ni urwo Rwanda mbona dufite uyu munsi, ariko mbona yuko rufite ubutegetsi bushinze imizi, ubutegetsi bushyigikiwe n'abaturage, kandi burya ubutegetsi bwose nibwo bwubaka opozisiyo kuri bwo, bitewe n'imikorere, bitewe n'imyitwarire y'ababurimo. Mbona rero shingiye kuri ibyo byose, icyo nabwira abari muri opozisiyo kuri ubu butegetsi buriho mu Rwanda nuko iyo no opozisiyo ivomera mu rutete, nababwira ngo nibasubize, sinavuga ngo basubize umutima kandi nta mutima bagira, ariko nababwira ngo nibasubize amerwe mu isaho, kuko ingengabitekerezo yabo idashobora kuzagaruka guhabwa icyicaro mu miyoborere y'u Rwanda. Murakoze cyane Bwana Ladislas Ngendahimana. Hanyuma Bwana Patrick Ndengera, nawe ngira ngo hari ubutumwa wasorezaho ku badukurikiye muri kano kanya mu kiganiro kuri wacu cya none? Yego, murakoze Bwana Simeo. Icyo navuga nuko abantu bita opozisiyo nta ideology nimwe bashobora guhuriraho ngo bahindurike icyo nakwita nka alternative ku butegetsi buriho. Biragaragaye ko bidashoboka. Rimwe nigeze kubaza umwe muri bo nti nk'ubu ngubu uyu munsi perezida avuze ngo opozisiyo mukora inama hamwe mwumvikane munyoherereza abantu 5 baze tuvugane. Cyavamo muri iyo sare bahuriyemo yaberamo ibipfunsi, inshyi, bigeri bakarwana, kuko bose bashaka kugutegeka, bose ari cyo baharanira. Uwaharokoka yavamo yazinutswe politike burundu. Ndangije nsaba urubyiruko rwo muri diaspora ndetse n'urwo mu Rwanda kudatega amatwi abo bantu babuze discipline politike. Ntabwo mvuga mu buzima bwabo ibyo bakora birabareba, ndavuga muri politike babuze discipline. Ahubwo urwo rubyiruko nibakore imishinga ibateza imbere, abari hanze batane imishinga mu Rwanda, bihangira imirimo ndetse banahe akazi bagenzi babo bo mu Rwanda, kuko iyi politike ya opozisiyo nta murongo ifite ugaragara, n'impamvu birirwa banashwana, ntibateze kumvikana kuri ideology n'ingi, kuko zose nabisobanuye hejuru ko nta zitandukanye, bityo ntibashobora na rimwe kuba alternative ku butegetsi bwo mu Rwanda. Nkaba mbashimira cyane muri kiganiro mwadutumiyemo. Murakoze cyane namwe Bwana Patrick Ndengera. Bwana Tom Ndahiro, namwe hari ubutumwa mushobora gusorezaho ku badukurikiye muri kano kanya mu kiganiro kuri wacu cya none? Jewe nta mwihariko, gusa ndashingira ku byo twavuze n'ibyo bagenzi banjye bakomojeho. Icyo nasorezaho mbwira batwumva nuko nyuma y'imyaka 26 leta y'u Rwanda iriho ubu igiyeho, kuko yagiyeho ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa karindwi, umunyarwanda wese, ariko reka mbwira abo ngabo batavuga rumwe ko bakwiye kuvuga rumwe, ariko bakaba bakuru, bakwiye kuba bakuru, ntibagwingire, kandi kugira ngo bigaragare ko babaye bakuru bavuye mu igwingira, no kugaragaza ko bamenye guhitamo neza, bakavangura ibibi mu byiza, bagamenya gutoranya. Kandi kugira ngo umenye bigaragare ko umuntu azi yahisemo, yakuze,
ni ugutoranya icyiza akareka ikibi, bakareka ibibi barimo bagafata ibyiza, noneho bagakura bamenya no gufata ibifite akamaro kurusha ibindi, bakava mu cyo nakwita amanjwe yo kwirirwa babeshya ngo bafite ibyo barusha abandi kandi nta na kimwe bari bagaragariza abanyarwanda ko gifite akarusho. Iyo rero umaze gukura uva muri ibyo bibi ukajya mu byiza, ukamenya ibifite akamaro kurusha ibitagafite, u Rwanda rukajya mbere. Ni icyo ngicyo cyonyine, noneho n'abo ngabo babumva bakumva ko ari ijwi rivugira mu bwihisho, badashobora kujya ahagaragara ngo bahitishemo abantu kubera ko uhitishamo abantu kubera ko hari icyo ufite ubahitishamo. Ni ibyo ngibyo ngiye nasoreza. Murakoze cyane Bwana Tom Ndahiro. Ubwo reka nanabonereho kubwira mwe mwese mwari mudukurikiye ko uyu ari wo musozo w'ikiganiro kuri wacu cya none. Twagarukaga ku mpamvu abiyita ko barwanya leta y'u Rwanda bakomeje kuvoma ibirohwa. Muri iki kiganiro twari kumwe n'abatumirwa batandukanye badufashije gusesengura iyi ngingo. Twari kumwe na Bwana Ladislas Ngendahimana, akaba ari umusesenguzi mu bya politike, akaba n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'uturere n'umujyi wa Kigali. Kuri ubu twavuganaga n'ubundi aherereye hano mu Rwanda. Mwakoze cyane Bwana Ladislas Ngendahimana kwitabira ubutumire bwacu kuri munsi wa none. Mwakoze cyane, nanjye ndabashimiye. Twari kumwe kandi na Bwana Tom Ndahiro, dusanzwe n'ubundi tubana mu biganiro byacu bitandukanye, akaba ari umushakashatsi mu bya jenoside. Mwakoze cyane Bwana Tom Ndahiro kwitabira ubutumire bwacu kuri munsi wa none. Murakoze cyane, muhumuze. Twari kumwe kandi na Bwana Alain Patrick Ndengera, akaba aherereye mu gihugu cya Canada, akaba ari mu muryango w'abanyarwanda bari hariya mu gihugu cya Canada. Mwakoze cyane Bwana Patrick Ndengera kwitabira ubutumire bwacu kuri munsi wa none. Murakoze cyane, nanjye ndabashimira cyane kwa mwadutumiye. Murakoze. Yego, mwe mwese rero mwadutije amatwi yanyu mukadutega amatwi, turabashimiye. Ngiye wari uyoboye iki kiganiro wanakibagejejeho, nitwa Simeon Muhumuza. Mukomeze mugire ibihe byiza.